ab'iki gihe bakeneye ukuri kw'ijambo ry'Imana. Kurikira YouTube channel yacu umenye ukuri kwa Korani, Suna na Bibiliya. Erega kutamenya birica. Kurikira ibiganiro byacu, kanda like, ukore subscribe ndetse ukore share kugira ngo ubisangize abandi. Bakunzi ba God Kingdom TVR, nongeye kugaruka uyu munsi ngira ngo nanone dukomeze ku kiganiro cyacu nkuko nabibabwiye. Bushize twari turi ku kiganiro, twari mu kiganiro twakoze duhereye ku byari byavuzwe mu giterane igiterane imbwirwaruhame nkuko mubibona kuri screen cyaberaga ngo mu Biryogo ahahoze isoko igice cya kabiri. Hanyuma murabona ko ni ibintu byaciye ku muyoboro witwa Dawa Rwanda TV. Uyu akaba ari umuyoboro w'abayisilamu wigisha kuri ivugabutumwa rya Islam. So byumvikana ko rero iyo turimo gukora ibi biganiro tujya gukora dufata hirya no hino hatandukanye kugira ngo tuze kureba inyigisho ziba zatanzwe niba harimo ukuri. By'umwihariko ikiganiro giheruka nibanze ku kantu gatoya warimo yigisha hano ku ruhande rw'abakristo. Yavuzeho ko abayisilamu bakunda Yesu, ariko nkuko mwabibonye nagerageje kugaragaza impamvu jyewe ntekereza ko abayisilamu badakunda Yesu. Kimwe mu byo navuzemo ni uko udashobora kuvuga ko ukunda umuntu hanyuma ngo ujye kwica abamukunda. Nagaragaje inyandiko zivuga yuko Muhammad yavuze ko abayisilamu batemerewe gusuhuza abakristo, ko n'igihe bahuye nabo, abakristo n'abayahudi, ko n'igihe bahuye nabo bagomba gukora ibishoboka byose bakabasunikira hirya muri za rigore. Ngira ngo izi ni hadisi zirimo, twagaragaje imirongo yo muri Korani ivuga ngo bemeye ntimukagire abayahudi n'abanaswara ni abakristo inshuti zanyu. Ngibi ibi murabibona ngo kubera ko ngo bamwe ni inshuti z'abandi. Ibi hari naho twabonye muri sura ya 3 aya y'118 naho babigarukaho. Urabona ko rero iyi aya ya 3 aya y'118 muri sura ya 3 n'iyi aya 51 muri sura ya 5 byose bibuza abayisilamu kugira inshuti z'abakristo. Rero ukaba kuri ibyo mbishingiyeho nkaba numva utavuga rwose ko abayisilamu bakunda Yesu. Ikindi navuzeho ni uko kuvuga yuko bamukunda cyangwa se bamwizera ubundi byagombye kuba bivuze yuko bizera inyigisho ze. Nagaragaje zimwe mu nyigisho Yesu yigishije, ni nyinshi zitandukanye, Isilamu itandukanye nazo, aho Yesu yavuze ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ariko kuri Isilamu nk'uko mubibona ntabwo ariko bimeze hano. Babujijwe gukunda abayahudi n'abakristo ndetse n'abandi bita abapagani. Ikindi nababwiye ko Yesu yaratubwiye ngo mukunde n'ababanga, abanzi banyu mubakunde. Twarabibonye ni muri Matayo igice cya 5 duhereye ku murongo wa 43, aho Yesu yavuze ngo dukunde n'abanzi bacu, ngo kuko nituramuka dukunze abadukunda gusa ntacyo tuzaba dutandukaniyeho n'abapagani, ahubwo nituramuka dukunze n'abanzi bacu ngo nibwo tuzaba dukurikije data wo mu ijuru ari we Mana, kubera yuko ngo nawe avubira imvura ababi n'abeza. Iyo agiye kuvuba imvura ntabwo areba abamwizera, ahubwo areba abantu bose bari ku isi, bivuze ko akunda abantu kimwe. Hanyuma rero uyu munsi ndagira ngo nanakomeze twumva ikiganiro nanone. Yari debate yarimo iba, wari umwanya w'abakristo. Reka twumve ibyo barimo bavugaho, noneho tuze kugenda dukora komantere kuri iyi debate. Murakoze. ngo yari umusambanyi ukomeye cyane. Soma 30. Nibutsa ko hano iki kiganiro gikorwa cyangwa se iki giterane gikorwa ngo bari bafite insanganyamatsiko ivuga
ivuga ko uwo Yesu ari we, ariko bakamuvuga bamugereranya na Muhamadi. Rero hano uyu yari atangiye kugaragaza ko Muhamadi ngo ari umusambanyi, akagaragaza aho ibyo bintu byanditse. Ndumva niho bagiye gusoma, reka nshyiremo ikiganiro mukomeze kubyiyumvira namwe ubwanyu. na gatatu igice cya 50 niba mbyita igice n'ibya Kurani. Abasilamu musome, niba mudashaka gusoma mubizane tubisome. Icyo nicyo gikorwa cya mbere yakoze. Ko mubitinya, ko mubitinya. Sura ya 33 aya 50. Yewe muhanuzi, ngo we muhanuzi reka uriya some uyavuge none mbere. yewe muhanuzi, mu by'ukuri ntitwakuziruriye abagore bawe wahaye inkwano zabo. Abacakarazi bo muri Allah yaguhayeho iminyago, abakobwa ba so wanyu yarongoye abagore ba se wabo. Komeza, Kurani bivuga abakobwa ba ba nyogosenge, ba nyirasenge, n'abakobwa ba nyirasenge abakobwa ba nyokorome, n'aba nyirarume. Abashehe mwanditse yari umusambanyi pe. Noneho kuri iyo ngingo y'ubusambanyi Yesu yakoze iki? Luka igice cya 19 umurongo wa 10. Noneho aba rero n'abahanga batanga utunota 20 kuko badashaka kuvuga ibikorwa bishya. Ariko uriya yadusomeye Kurani, yakadusomera Luka 19 umurongo wa 10. Igikorwa cye cya mbere mwacyumvise n'ubusambanyi. Kuki ubusambanyi Yesu noneho abivuga yiwe? aravuga ngo kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza. We yaje gukiza. Abaraha mwaje gucungurwa, mwemere mujye mu rusengero mukizwe, Imana ibatware mu bwami bwo mu ijuru. Amina. Icya kabiri noneho icyo batandukanyeho, ikindi yakoze, nta muntu n'umwe Muhamadi yakijije, habe n'ikimuga, habe indwara iyo ari yo yose, nta muntu n'umwe yakijije. Hari umuntu wari impumyi araza asanga Muhamadi ahantu yari ari, aravuga ati Muhamadi ko mumye wamumuye. Muhamadi yararakaye arahindukira. Muhamadi bambe wa Kurani nagiye isi barimo kwirinda ngo tube turi ariko tunota ongera dufate mutatwimura kandi mubara iyi minota mutayangiza. Iyi minota bagikwate izo zeriko dizetumanye ku Muhamadi wembera abantu runakulamba ndaliko diza Muhamadi kuveri paka abantu ngatuli kuliko diza Muhamadi yemukoyo. Aba yari ahangaha n'uwaduha amasaha abiri, ibikorwa bya Muhamadi byinshi ni ibi. Icya mbere twakivuze kule sura ya 9 mu Qur'an ndeta likoti ako se mwadusomeye ko musanzwe muyisoma. Musa mubaye iki? Uriya nagasoma Kurani, wowe wayidusomeye. Uranga gusoma ibikorwa bye bibi. Wowe yarasoma Bibiliya. We soma Kurani. Oya wikwiyenze isome. Uranabyumva wowe. Kinana ni 80. Umurongo ubanza.
Bismillah. Qur'an umunani rimwe. Kandi ujye ugerayo vuba n'iyo abasilamu bakubwiye. Bismillahirrahmanirrahim. Soma. Barafaze kumunyago. Kuga uti. Iminyago. Ni Allah n'intumwa. Sura ki? Urimo gusoma sura yi. Kinana 80. Nayo njagala. Iyo uri muyisome. Eno yari makuba. Aho yarageze naho yaribye. Nayo made njagala. Nayo turaza kuyiva. Bego. Umubwiye gukiza impumyi yazize umunyi arahindukira. Ubwo impumyi yamusangaga. Yarete midafu nacyuka. Ngo yazize iminya ararakara. Ninde? Yarinde. Adusubijane. Yazize umunya arahindukira. Ubwo impumyi yamusanga. Ni Muhammadi. Vamos tavuga takbirira. Olwaleero matona kuwa takbiri yakifanyike mu Qur'an. Ngatana bakuwa takbiri. Ndagala leta takbiri mu Qur'an. Azane takbiri muri Qur'an n'ibirimo. Allah mabdirete mu Qur'an. Ubizane muri Qur'an ibyo bintu. Haleluya amina. Haleluya amina muri Bibiliya birimo. Takbiri muri Qur'an muzaza kubishakamo. Yes. Zose bademenze. Amateka yakoze ya mbere n'ubusambanyi. Ekyokubiri turi kuraba ngo omusere w'amasaze gyali naye kamo kyenyi. Icya kabiri bamuzaniye umuntu wahumye ananiwe kumugira azize umunya kubera yuko nta muntu yakiza. Yesu Kristo wasoma mu makesure y'okutaano. Muri Mariko igice cya 5 byongeretse tusoma. Barabizi yego. Yesu Kristo afata itaka ashyiramo amacandwe asiga impumyi y'amaso impumyi irareba. Ikibazo kindi cya gatatu cya Muhammad yaramburaga ntabwo yishyura. Noneho nimwe mwavuze ko tubivuga turagereranya Yesu na Muhammad. Yesu ntabwo yambuye yaramburaga. Hahandi 8 na Allah uwanyu nawe yaramburaga. Mama zigishaka uwa mbere ngo ni ibintu yari ibyo mu ntambara. Eminyago ya Allah nenabi ngo ibintu banyaze cyangwa barutinze Muhammad baramubwiye iyo bakubajije ibintu wibye mu ntambara warutinze bavuga ngo ibi bintu twibye ni ibya Allah n'umuhanuzi. Kandi igitangaje ni kimwe Muhammad yagiye mu ntambara yagiye utabiki mu ntambara niyo muhakana muraza kuzana iyo hadisi no muri Qur'an araza kuyisoma. Yagiye mu ntambara y'itabiki umwanzi yaramukubise yamukuba mu keke yamukubise mu gahanga. Niyo mpamvu abisilamu bose baragenda bakajya gusara bagashyiraho agahanga ngo barashaka kubona ako kamenyetso nk'ako Muhammad yari afite. Kandi Muhammad we bamukubise mu gahanga bitewe n'ikibazo cyari gihari. Icyo ni igice uyandike aho Muhammad bamukubise mu gahanga. Iyo uraza gusoma iyo aya niyo nuzu uraza kuyisoma. Yesu Kristo rero twemera seka rero bamubonye yuvuze ko yambuye abantu uravuze na Yesu yaramburaga yaragiye yiba mu ijuru. Yesu azanye iminyago yazanye Yesu turimo kubisoma
oya batigatoye kumvikanye ko byafanya vuga byose mufanye mudumo cyane isuvuga nta murongo rero n'abajya kubanza guhagarika naye moderator ngo cyamusenyo kiki kuko bikuraho akajera nini akandi soko ingira mama mbese ibyo ntabwo turimo gusoma yego komana bakunzi bacu reka bivuge kuri iki murumva ko hano aba bantu barimo barasoma imirongo ya korani ndetse ndumva nagerageje no kuyishyiramo kuri screen mwagiye muyibona ariko urumva kubera ko ari imirongo igaragaza ibibi Muhammad yagiye akora birarakaza aba bayisilamu kandi nibo batumiye aba bantu ukibaza kubera iki umuntu avuga ibintu biri mu gitabo wemera ahubwo wagombye kuba utangira ibisobanuro bikagutera ipfunwe ku buryo ugeraho urakara niba wumva ko ibyo byashyizwemo ari ukuri. Reka dukomeze twumve. Ngaho reka yisome niwe ugiye kwisomera mushyire Qur'ani yisome none ugiye kwisomera imuhe Qur'ani wenda urabihindura ni iminota mwangiza nayo ni yacu nayo urayishyiraho no gusoma araretse kadukomeze ubu se ko mu birakariyemo ubu ni ikibuga kanange aya ina kujya bikuriro somero musanga matebiribo avuga manga tusoma nengeze kusoma namba 3 tukande swati Imran bebera sura ya 3 aya 13 ngeze kusoma ndala agiye ku yindi ngingo ya 4 niko tutimumanyiko musi ingingo ya 4 yindi Muhammad ibintu yakoze ku isi yariyo musajje yari akuriro ubukafiri we Makka niwe muntu wari ukuriye ubukafiri bw'i Makka yanyasinza kadona wekibuga kimucoka iyo ubahirizaga cyangwa sengaga imana yo mu mujyi umwe kibuga kibari bahita Makka ni mujyi witwaga Makka kandi bikure sura ya 20 mu musanga none ibyo washatse tugiye kuzajya dusoma bana ye musomeza bro ngaho soma ina kuliko niendara none soma yari saba kafiri nudasoma ngo turakora iki naye musome sura ya 20 nese ukadusaba imirongo twamubwira nabisoma sura ya 2 mu musanga cyenda mwemu ariko wabisomye wadusabye musome kangaye muri mu musanga cyenda 27:91 rwati ndero baso 27:91 soma haragira ati Qur'ani 27:91 yanategetswe kugaragara Nyagasani w'uyu mujyi w'ubutagatifuje ikintu ni icye yavuze ngo we na Muhammadi bamubwiye kusenga cyangwa gusingiza umujyi wa Makka gusa Yesu rero we vuga ngo iki Yohana 5:24 wa Bibiliya nasomye we yarazungurutse kuri Makka honyine niyo mpamvu imana yanyu ari ikirere harunaka Makka murabanza mukavuga tarya Makka iri mwese umusenga mureba Makka kuko imana yanyu n'ubundi nihiri ntabwo imana yacu ari igice runaka n'iy'isi yose n'ahantu hose soma 5:24 aravuga ngo nukuri ndababwira yuko uwumva ijambo ryanjye akizera uwantumye abafite ubugingo buhoraho kandi ntazacirwaho iteka ahubwo abavuye mu rupfu ageze mu bugingo aravuga ati nukuri uwumva ijambo ryanjye akemera uwo wantumye abafite ubugingo buhoraho none reka mbaze Muhammadi tubwire iby'ubugingo buhoraho urabizi cyangwa ntabwo uza kujyana abantu Qur'ani igice cya 46 igice 46 aya 9 iby'ubugingo buhoraho Muhammad arabizi aza hatwara abantu gasoma ko ngako
yego soma n'abandika aha 28 ku 9 yego ana mu mukaga 46 aragira ati aha wasambu wandike mwizo sindicyatoka mu ntumwa Muhammad yagamba sinza sose mu batume ntago ari ubanje mu ntumwa nta nubwo azi ibyo nzakorerwa cyangwa ibyo muzakorerwa nanjye sizi ibizambaho namwe sizi ibizababaho nta n'icyo nkurikiye ibyo mbishurirwa aha Muhammad yagambe tamanyi kigenda mukorwa ntago azi ibizamubaho ngo nta n'icyo ndicyo nta n'icyo ari cyo umwurizi ugaragara agiye kubwiriza warabu bayimurira umanyi bayita mu bintu mu warabu cyeshintu tubateka wawo nka kiri kisike ya kuro ekitisa mu cyarabu ngo bakita gutyo muri ikintu kiraho kimeze nka kiraho Muhammad aravuze sinzi ibizambaho to London umuntu agutwaye mu Bwongereza akakugeza mu muhanda akavuga ati nanjye sinzi aho nerekeza wowe icyo ukora urahindukira ukavuga uti Yesu we Yohana 14:6 vuba abasaba mu mwandika reka Muhammad avuze ko atazi ibizamubaho namwe nagaze n'abatwara kuko afite n'ibibazo byinshi aha Yesu aramubwira ati ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo. Yesu noneho Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo abasaba mu mwandika gice ntawe ujya kwa data ntamujyanye niwe ubajyana ubuse murashaka data cyangwa ntago mu mushaka Allah w'abisilamu ngo yabwiye Muhammad narabwiye gufite ibibazo byinshi ugomba kwihana hakiri kare ariko ikibazo cyanjye gitangira none uzaduha igihamya Muhammad yihana iyo niyo tugiye gusoma babwira Muhammad kwihana ntago ari buyisome iyi ngiyi ntago ari buyisome Muhammad asabwa kwihana bisome Muhammad afite ibibi yakoze anamo umusambu 47 imvuga isisiriza ntabwo mwigeze mubwira gusoma ngo najye gusoma wabibona kuri mikoro ngo nanze kubasoma ariko urimo kwisoma nabi reka abagenzi bawe bazuze kureba kuntu usoma muri kubivuga nabi Muhammad yasura yana umusambu soma aya ya 19 ntabwo byumva kangahe ya 19 sura ya 47 47 ni 47:19 bamusaba kwihana hanyuma ikibazo yego nagira ati menya ko nta yindi mana uretse Allah nta yindi mana uretse Allah komeza unasaba guhanagurwaho ibyaha byawe n'iby'abemera n'abemera kazi kandi Allah azi imyitwarire yanyu n'iherezo ryanyu none yari yakoze iki segaraza gusubiza hano icyo yari yakoze bamusaba kwihana yihane kubw'ibyaha bye iminota yashize murakoze afite ibibazo byinshi kandi Yesu iyo tumwemeye dutwara mu bwami bwo mu ijuru Imana ibahe umugisha kubwa Yesu Kristo bakunzi bacu mu byumba rero ko yari debate sigiye kumva noneho ku rundi ruhande bigeze basobanura na Yesu n'umurongo n'umwe niyo mayeri abashumba bakoresha mu kuyobya intama zabo yavuze ati n'umwimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yari umusambanyi hasha lillah ntibyabayeho na gatoya nagira ngo dusomere iyo aya yasomye umuvandimwe suratul ahzab 3:50 isubiremo gatoya 3:50 yego surati al-ahzab haragira ati 33 ku murongo wa 50 hagira ati gira kete yewe muhanuzi mvukundi Imana imubwira ni Imana imutegetse yewe muhanuzi mu by'ukuri twe twakuziruriye abagore bawe rekeraho ngaho Imana yamuziruriye ijambo kuzirura bivuga iki nuko igikorwa yaragiye gukora kitari icyaha Imana yakuziruriye
nimurebye muri bibiliya neza neza muvandimwe ari bisobanure byajemo kenshi cyane. Hari intumwa zagiye ziza zikora nk'ibyo birenze by'intumwa Imana yakoze. Soma guys, ndagira ngo wumve hano icyo umushehe cyangwa se ariko ndumva ari umushehe avuze ko aba bantu babeshye. Ngiye kubereka kuri iki cyo gushaka abagore benshi ariya magambo uriya muntu yavuzeho aho ngo Imana yaziruriye Muhamadi abagore bose ashatse. Ntabwo abangaba ari bo bonyine babivuzeho, kubera ko n'uwitwa Aisha umugore wa Muhamadi ari we uzwi ko yabashije gufata suna nyinshi cyangwa se hadisi nyinshi za Muhamadi. Nawe yabivuzeho igihe yabonaga ko Muhamadi ikintu cyose ashatse Allah yirukankira kukimukorera. Ngibi hano izi ni hadith sahih ku bayisilamu, ndumva bazi icyo bisobanuye, yenda abakristu nibo bashobora kuba batabimenyereye, ariko murabona ngo aha Aisha ngo yaravuze ngo I felt Jesus of the women who offered themselves to Allah's messenger and said, then when Allah the exalted and glorious revealed this, you may defer any one of them you wish and take to yourself any you wish, and if you desire any or you have set aside, no sin is chargeable to you. Aisha said, it seems to me that your Lord hastens to satisfy your desires. Ahangaha aya magambo hano murayabona. Iki kibazo na Aisha nawe yagize gute? Yarakigize. Mwabibonye ko hano ni muri sura ya 33 aya ya 51. Ibi rero murabona ko na Aisha yarabikrititse. Hadisi zibivugaho ngibi hano. Iyi ni sahihi Muslim nanone ibivugaho. Aha murabona ko ngo Aisha yajyaga yibaza, does the woman not feel shy of offering herself to a man? Then Allah the exalted and glorious revealed this verse, you may defer any of them you wish and take to yourself any you wish. Aisha said, it seems to me that your Lord hastens to satisfy your desire. Aha dushobora gukomeza, murabona ko izi hadith zibivugaho ni nyinshi cyane. When the following was revealed, but if you desire, Allah and his messenger, the messenger of Allah entered upon me and said, oh Aisha, I want to say something to you, and you do not have to hasten in making decision until okay. Hano ndabona ntabwo ivuga kuri biriya. Okay, aha ni Sahih al-Buhari irabigarukaho. Murabona ko barongera kuvuga kuri amagambo yo muri sura ya 33 aya ya 51 ngo I used to look down upon those ladies who had given themselves to Allah's apostle, and I used to say, can a lady give herself to a man? But when Allah revealed, you can postpone the turn of whom you will of them, or you may receive any of them whom you will, and there is no blame on you if you invite one those whose turn you have set aside temporarily. Ahangaha murabyibuka ntuza mu biganiro bitandukanye navuze kuri contract of marriage yitwa muta, aho ushobora kugenda ugashaka umugore tuvuge nk'isaha imwe minota 30 mukaryamana, ubwo hanyuma igiciro mwishyuye kikitwa ko ari inkwano. Aha rero nukunguku Muhammad yagiye yeza ibyaha akabyita ko ari Imana yabimwemereye, kandi urabona ko n'umugore witwa Aisha yabyibajijeho. Ndetse muri hari hadisi nyinshi zivuga ko n'igihe ngo yabaga ashatse umugore, niba yitegereje umugore wawe akamwifuza, wagombaga guhita utandukana nawe kugira ngo Muhammad amurongore. Ibi ngibi ugiye kubishaka wabibona, ndetse nuko ariko ntacyo dushobora kubishaka. Reka dufate yenda dushobora gushaka muri tafsir. Reka ndebe hano, ndumva mfitemo
Iyi ni website ya ni website y'igihugu iri official ya university imwe muri kaminuza yo muri Arabia Saudite. Reka turebe ko hano nza kubonamo aho nkura ibyitwa tafsir. Reka nshyiremo hano, nongeremo tafsir. Reka nkore enter. Biri mu cyarabu, mugira ngo murabibona, ntabwo ari icyongereza gisanzwe. Noneho dushobora kureba tafsir al-Qurtubi cyangwa se ntacyo, reka turebe al-Qurtubi. Noneho tujye kureba, batubwiye ko ni sura ya 33, sura ya 33, al-Ahzab, aya ya 51, aya ya 51. Tugiye kureba aya ya 51, ngiye hano ntacyo. Reka turebe noneho ibyo badusobanurira hano. Murabona ko hano baravuga ngo you may postpone whomever you wish. Hanyuma you may put off whomever you wish. Second, the scholars differed in the interpretation of this verse. Aha ndibwira ko biza kugorana ko tubonamo ngo za privileges of Prophet Muhammad. Reka mbishakiremo hano. Google, twandikiye nda privileges of Prophet Muhammad. Ndebe ko hano dushobora kubibona. Okay, aha ndabona bitaboneka vuba vuba. Katurore. Aha, Islam Web. Okay, ndumva ni ngibi hano. That he can marry without a guardian is the privilege nyine Muhammad ngo yari yarahawe. Sinzi ko hano baza kuzitubwira zose, ndabona hari ibyo basigamo. Ariko harimo ivuga ko niba hari umugore yitegereje akamwifuza umugabo we, ko abategetswe kumudivorsa kugira ngo nyine Muhammad amurongore. Reka ndebe ko yaba ari Qurtubi yaba yarabivuzeho kuri aya 50. Aya 50 hari aho bavuga katurore number first, fourth. Aha, reka turore kuri 7 batubwira iki ngo we have made lawful the Almighty statement, and a believing woman is in a position to made lawful every woman who gives herself to another without a dowry. Ni ukuvuga umugore wese ushatse wiyemeje cyangwa se wagize ubushake bwo kumva yaryamana na Muhammad, hano yarabyemerewe kuba yaryamana nawe. Ndumva akandi kantu kari kuri iki cya 10 ngira ngo ahari hano baravuga ngo the majority of people read in wahbat with a kasra on the alif, meaning it happens when it was narrated the prophet did not have a woman as a gift. We have provided the evidence of the contrary. The imams hano baravuga ibiki, that woman said to the messenger, I have come to offer to you, remained silent because hano reka turore mwihangane nyine. Nuko bishakisha biba ari ibintu byinshi, mo hano. Ariko
yari afite privilege cumi n'esheshatu. Katurore ni ya 11th. Because whatever is from my side, this share deficiency, women of the book. Hanyuma, if she gives herself is evidence that marriage is a contract. Meaning a woman gave herself, ngibiriye hariya hasi turabona mwihangane ndabona bitinze. Giving herself 12 nights prayer. Okay. Ndabona hano bingoye kubibona. Okay, meaning a free woman is not forbid as a way of sanctifying and purifying him. Marrying a female slave, Allah has forbidden him things that he did not forbid others. Okay, hariya baravutubwira ibiki. Continuous marriage, marrying more than 4. Reka turebe ko ino hasi yenda ari byo tuza kubonayo. Except those meaning there will be hardship. Okay, hano ndabona bigoye ariko dushobora gukora. Reka nkoresha uburyo bundi yenda ashobora gukora Google Translate. Google Translate. Sorry, ndabona idahise iza Google Translate. Reka mfatiye hanyuma nandike if his eyes fall for a woman, his husband must divorce her. Ibi ngiye kubikopiya hanyuma tujye kubishakisha muri Google. Ndibwira ko tuza kubona iyo turi buze kubona ngibi hano ibyo batweretse. Tugiye kubikopiya hano hanyuma tuze dukore search mo hano. Control V. Abona hano badahise babidukorera. Ngibi nkore search. Aha murabibona ko bagiye kuduhereza intuza zitandukanye. Turebe ko hano tuza kubibonamo. Okay, iki ni igitabo nibwira ko nta muntu washidikanya ko ari icy'abayisilamu. Hanyuma murabona ko ni Al-Qurtubi Shams ni interpretation ziziwe. Hanyuma we have made law for Katurore. Ndumva nari navuze ko ni ku kantu ka 10. Ndumva ariho nari narabibonye. Reka turebe 10 baratubwira iki tense. Hanyuma said the prophet if this gift was impermissible. Okay, reka turebe hariya nababwiye ko ibintu bya Islamu kenshi ubusanga bavuguruzanya, ntabwo babihuriraho. Nkaho urabona ko n'undi ugiye gutanga ibisobanuro kuri la verse, ariko abambere mwabonye ko biranashakaga ntabibonyeyo. Murabona hano baravuga ngo 50 marriage as a gift, 6 marriage without a guardian. Ni ukuvuga aha barimo baravuga nyine privilege za Muhammad. Hanyuma marrying while in the state of ihram. Ahangaha yari yemewe kuryamana n'abagore be no mu gihe bari mu mihango, mu gihe abandi babibujijwe. Ukibaza ibyo byose arayabimurekeraga kubera iki?
ariko ntacyo, reka mbere ku byo yagize. icya mbere, the best of the spoils of war, ni ukuvuga iminyago myiza yose yagombaga kubiye. hanyuma icya kabiri ni uko niwe agomba guhabwa 20% by'iminyago. murumva iminyago myiza igomba kubiye, kandi nabwo ikaba igomba kuba ingana na 20%, abasigaye bagasigarana ibindi. hanyuma icya gatatu, continuous marriage, ni ukugira abagore benshi bidahagarara. icya kane ni ukugira abagore barenze 4. ikindi ariko iyi mariage mubona hano ngo continuous marriage, ni uko ntawari wemerewe kurongora aba bagore be na nyuma y'urupfu rwe. icya gatanu ni ukuvuga mariage naho abagore bashobora kuza bakamwishyingiraho. ni ukuvuga iyo bavuze ngo kumwishyingiraho, ntabwo ari ukuvuga ngo bagiye gukora urugo, ahubwo ni uko baryamana bakora sexe, aribyo bita nikah, ivuga sexual enjoyment. icya gatandatu ni ukuba yarongora nyine nta muhamya wundi uhabaye. icya karindwi ni ukurongora nanone, murabona byose ko ari ukurongora adatanze inkwano. icya munani ni ukurongora nanone cyangwa se gukora imibonano mpuzabitsina mu gihe ubwo baryamana ari mu gihe cy'imihango. we Muhammad yari yemerewe kubikora. hanyuma icya cyenda ni uko yari yemewe kugabanyirizwa inkwano. mwibuke ko ari wafataga byinshi no ku rugamba. and this will come later. the 10th, murabona ngo if he looks at a woman, her husband must divorce her and it is lawful for him to marry her. murumva iyo yitegereje umugore akamwifuza, umugabo we ngo yagombaga kugira gute, kumudivurusa kugira ngo Muhammad amurongore. hanyuma murabona ko byose biragaruka ku gukora imibonano mpuzabitsina. Allah byose yabyemereraga Muhammad. hanyuma bakavuga ko iyi statement yabayeho ngo kubera ngo historiande ya Zaid yari umuhungu adoptifu wa Muhammad, aho Muhammad yagiye yitegereje umugore we aramwifuza, hanyuma bituma Zaid amudivorsa. hanyuma icya 11 murabibona ko he freed Safia and made her freedom her dowry. hanyuma ikindi ahangaha bavuga ngo yaramurekuye, ubundi ni uko yashaka kumurongora, ntabwo yamurekuye kubera ko agiye kumurika ngo agende. yari amajije kwica umugabo we, amajije kwica se, amajije kwica abantu bene wabo, kuko uyu Safiya yari umuyahudikazi. hanyuma amajije kubica, ndumva nabibabwiyeho, hari inkuru ibivuga ko hari undi wari wamubonye yumva ashaka kuba yamurongora, hanyuma baza kubwira Muhammad bati uriya muntu ugiye gutwara uriya mukobwa ntabwo amukwiriye, ahubwo akwiriye wowe wenyine gusa. nuko Muhammad aramufata, kubera ko urumva bari yamufashe mu minyago. nuko bigenda gute, icyakurikiyeho Muhammad ngo aravuga ngo aramurekuye, ariko ahita yongera agira gute, aramurongora. urumva ko rero ntabwo ari uko yaramurekuye ngo amugiriye impuhwe, ahubwo nuko ashaka kugira gute, ngo akorane nawe mpuzabitsina muhindura umugore we. icya 12, kwinjira muri Maka mu gihe cya ihram. and there is a difference of opinion regarding this. noneho no kurwanira muri Meka we yarabyemerewe. ibi rero murabibona ko iyo aba bahakana ko Muhammad atasambanaga, atagira gute, ko ari Allah wabimwemereye, ndibwira ko umaje gusoma ibi ngibi wabibona neza ko iki barakibeshya. izi privilege rwose za Muhammad ntabwo rwose bavuga ko ari ukuri. kandi ibi ndagira ngo mbabwire kuko bigoye kubibona mu Cyongereza. biragoye kubibona mu Cyongereza. murabona ko ni igitabo kivuga kuri Al-Qurtubi interpretation, hanyuma cyanditswe na Shams al-Din Muhammad ibn Ahmad al-Ansari al-Qurtubi. so ni kuri ni volume ya 14, hanyuma page 187. rero iyo uyahakana ko Muhammad atasambanaga ni ikinyoma, ngo ari uko Allah yabimwemereye. twabibonye neza yuko na Aisha ubwe yagize gute, yabivuzeho. irabivuga ngo yajyaga asuzugura abagore kubera ko yabonaga ko
bazaga bashaka kwiha Muhammad kugira ngo bagire gute baryamane nawe bakore imibonano mpuzabitsina. By the way, ibintu byo kuryamana no gukora imibonano mpuzabitsina Allah yahoraga yemerera Muhammad bifasha iki ubwami bw'Imana? Byafashaga iki Allah? Ni iki bifasha mu mibereho y'abantu n'Imana? Ibi rero wabyibaza nawe. Imana ikomeze kubaha umugisha. Naho ubutaha, kandi ukore download, ukore share, ukore kandi subscribe, ukande kuri like, download ushyire kuri channels zawe kugira ngo iyi message ibashe kugera kuri benshi. Uko biri kose ndizera yuko umuntu utekereza yabibona ko hano harimo ikibazo, kuba Allah ibyo Muhammad ashatse byose, ashaka abagore benshi, ashaka kurongora ba nyirasenge, ashaka kurongora ababonye bose, byose aramwemerera. Birangira wibaza ngo ari Allah na Muhammad ninde mugaragu wundi? Ugiye kureba hano urabona ko Allah ahita aba umugaragu wa Muhammad kuko akora ibyo Muhammad ashaka. Ntabwo Muhammad ari we mugaragu wa Allah. Yego, kubera ko Allah arihutira gukora ibyo Muhammad ashaka. Ubutaha tuzakomeza nanone kuri ahangaha. Reka mbe ndekeye hano. Imana ibahe umugisha. Ab'iki gihe bakeneye ukuri kw'ijambo ry'Imana. Kurikira YouTube channel yacu umenye ukuri kwa Korani, Sunna na Bibiliya. Erega kutamenya birica. Kurikira ibiganiro byacu, kanda like, ukore subscribe ndetse ukore share kugira ngo ubisangize abandi.